bakurikiye Ifunguro TV ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo aho muri hirya no hino. Nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana ikomeje kubatwikiriza imbabazi zayo nyinshi. Ndagarutse kugira ngo twongere tubane ku Ifunguro TV. Amazina nitwa Ingabire Mukamurenzi Francine, Mama Blessing. Imana yahaye umugisha wo kumenywa nayo. Ndi umukristo nsengera muri ADPR, itorero ni ry'abatsinda Paroisse Ningasave. Ndi umuririmbyi muri korali yaho yitwa Ebenezer. Imana duhana umugisha. Reka dusengane Imana kugira ngo twinjire mu butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Imana asize ku mutima wanjye kugira ngo tubiganire uyu munsi. Mana turagushimiye, urera cyane, urakiranuka, uri umunyembabazi, uri umwami uzi kurinda, ujya urinda kandi ujya ukora imirimo itangaje. Izina ryawe rihimbazwe kuko uri inshuti itabura kuboneka mu byago no mu makuba. Shyirwa hejuru abato, abakuru, abaciye bugufi, abakomeye n'aboroheje. Dusize izina ryawe hejuru, turaguhimbaje. Haleluya. Wamfura we, wantwari we, tugusize hejuru kuko warinze ubugingo n'imibiri, warinze imitima yacu. Izina ryawe rihimbazwe. Warinze twebwe ubwacu, urinda abacu, abari hafi n'abari kure. Izina ryawe rishimwe. Urakoze bana natwe rero muri iki kiganiro. Ufasha umuntu wese ukunda Ifunguro TV, muha umugisha. Hereza umugisha bakunda Ifunguro TV, abagira icyo bakora kugira ngo Ifunguro TV ritere imbere, abashaka ko umurimo wawe waguka mu izina rya Yesu ku Ifunguro TV. Hereza umugisha abantu badukunda cyane, hereza umugisha abantu badukurikira kenshi, hereza umugisha abantu bose bagambiriye gufashwa nawe ku Ifunguro TV kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Urakoze kubera ko uri intwari, urakoze kubera ko uri umubyeyi. Ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, urakarama. Amen. Turagarutse kugira ngo tubane namwe, twongere tubane. Imana nibaho umugisha. Ndagira ngo turirimbane ibice bike ku ndirimbo ya 38. Noa kuki ubakiyo nkuje, urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Uwiteka niwe wabivuze, yuko abagizi b'amabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi. Ayo mazi azaba ari umwuzure. Abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi. Ayo mazi azaba ari umwuzure. Bagira inama yo kubazanya, bati newaya bavuga ukuri, bati habe na gato ntidukwiye kwemera, dukomeze mu byo kwinezeza. Bati haba na gato ntidukwiye kwemera, dukomeze mu byo kwinezeza. Noa yumvira Imana ihoraho, yubaka n'inkuge umwete rwose. Bose bamurebaga niko bamusekaga, bati noneho Noa yasaze. Bose bamurebaga niko bamusekaga, bati noneho Noa yasaze. Noa yumvira Imana ihoraho, injira muri iyo nkuge rwose, yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi, nuko Imana ibakingira urugi. Yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi, nuko Imana ibakingira urugi.
rugi, nuko amazi aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure. Abicaye mu nkuge bafite nk'amahoro kugeza ubwo bazasohoka. Abicaye mu nkuge bafite nk'amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Ijuru risa n'iritobotse, nuko hagwa imvura iteye ubwoba. Bati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze, none urupfu ruratuzengurutse. Nuko natwe dufite iyo nkuge, n'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. 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 Nshuti bakunzi bakundwa ba Kristo, dufatanije urugendo rujya mu ijuru, turirimba indirimbo ivuga ngo imvura 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 yaraguye ku bwa Nowa. Hari abantu bumva ko Imana yaje ku bwa Nowa ikarimbuza isi umwuzure, ikarimbuza abantu amazi, bakagira ngo ni ibintu byashize. Ariko Imana ibabajwe nuko muri mu byaha. Imana irakubwiye ngo mu gihe cya Nowa habayeho ibintu biteye ubwoba. Nowa igihe cyarageze, Imana ivugana nawe iramubwira ngo ibarize inkuge yawe mu giti cyitwa guferu. Imana ibwira Nowa ngo bazi inkuge mu giti cyitwa goferu, ngo mukono wacyo ube 300. Ni ukuvuga ngo ubugari bwacyo shakaga ko kigira ubugari wenda tugereranye na metero 300, kuko Imana yari ikeneye ko abantu bo muri icyo gihe kwa Nowa bumva ubutumwa bwiza bagahinduka. Abantu benshi ngo bakajya batambuka kuri Nowa, ngo bakamureba bakabona Nowa arimo kubaka inkuge, bakabona Nowa arimo kubaza. Nowa arabaza, abamurebye baravuga ati yasaze. Harabaza abana bakamutambukaho bakamuseka, harabaza abagore bamutambukaho bakamuseka, harabaza imiryango imwiseho abigendera bakamuseka. Ariko Nowa yari afite ibanga ry'uko hagiye kuzagwa imvura. Sinzi niba iri banga urifite ko ibiteye ubwoba byagusatiriye. Nowa arakomeza arabaza, Nowa arakomeza ararwana n'ubukene, yubaka inkuge, abura uburyo bwo kuyubaka, ariko atanga imbaraga ze, atanga amafaranga ye, atanga ubuzima bwe, yemera kubaza inkuge, umutima utanezerewe yibaza ibigiye kuba. Nowa arakomeza arabaza. Igihe kiragera, inkuge imaze kuzura, abantu bamaze kubona inkuge yuzuye, bakajya bavuga ati ariko Nowa kari umusazi, ibyo yavuze bizaza ryari? Uku niko Imana iri gutuma ku bantu bayo. Yes. Imana iri gutuma ku bagore, iri gutuma ku bagabo, iri gutuma ku rubyiruko, ikababwira ngo nimuve mu byo murimo, dore igihe kirageze, dore ibyago byagusatiriye. Ukanga kumva, mukavuga atari ku bundi ibi bahereye kera bavuga, ngo twavutse babivuga, ngo turakura babivuga, ngo turashaka babivuga, ngo turabyara babivuga, ngo turashigiza babivuga, ngo Yesu azaza, ngo imvura izagwa, ngo none ntago izagwa. Ibyo uri kwibaza byose ni amayobera. Yesu
ndakwinginga ngo shaka ubwugamo bwiza, ibariza inkuge yawe mu giti cyitwa goferu. Niko Imana yabwiye Nowa, sinzi inkuge yawe ugiye kuyibaza mu ki? Ese urayibaza muri korari, urayibaza uririmba, urayibaza usenga, urayibaza uri mu butayu? Erega iyo urimo gusenga uba uri kwibariza inkuge, iyo urimo kuririmba uba uri kwibariza inkuge, iyo usura abarwayi mu bitaro uba uri kubaza inkuge, iyo uri kubwiriza ubutumwa niyo nkuge uba uri kubaza. Zana ibiti byitwa gusenga, zana ibiti byitwa gufasha, zana ibiti byitwa gusura abarwayi. Bazi inkuge yawe ufasha abashonje. Imana ikeneye kubaza inkuge. Ngo nuko Nowa arakomeza arabaza, inkuge imaze kuzura nk'abantu batangira kumuseka ngo ibyo yavuze ntibizakunda. Bukeye kabiri babona imvura iratonyanze, bati wasanga ibyo Nowa yaba yaravuze ari ukuri. Ngo batangira kubazanya, batangira guhamagarana ngo mbese ni ukuri ngo ibyo Nowa yavuze byashoboka. Baravuga barabwirana, ariko batabu bandi bati ntago ari byo, hoye habe na gato, imvura ntizagwa, ntago dukwiye kubyemera, mureke dukomeze kwinezeza. Imana iragukeneye. Ese ni waba uri mu binezeza by'isi, ni waba uri kunezezwa nuko winjiye muri buwate, nyamara ijisho ry'Imana riri kukureba. Ni waba uri kunezezwa nuko uri guca inyuma y'umugabo wawe, nyamara Imana iri kukureba. Ni waba uri kunezezwa nuko uri kujya kuririmba uvuye kwiba, nyamara Imana iri kukureba. Ni waba uri kunezezwa nuko uri kubaza inkuge uvuye gusambana, Imana iri kukureba. Ibariza inkuge yawe ariko uyibaza ukiranuka. Numere nk'aba bantu bo ku bwa Nowa bavuze ngo ntago bishoboka, imvura ntizagwa, ngo dukomeze mu byo kwinezeza. Mu kanya Imana ikora ku ijuru, ngo ijuru risa n'iritobotse, ngo hagwa imvura iteye ubwoba, nyamara bari bicaye mu nkuge. Haleluya. Ngo bari bafitemo amahoro ngo kugeza igihe basohotsemo. Icyo gihe cyarageze, ba bantu batangira kuvuga ngo ye baba we, kuko nibyo, ngo turapfuye, imvura iragwa, imvura iragwa, imvura iragwa, inkuge irareremba, ireremba kuri wa mwuzure. Nyamara bari bicaye mu nkuge, bari bafitemo amahoro. Ba bandi bose bavugaga ngo imvura ntabwo izagwa, bavuga ngo nimureke twinezeze, batangira guhura n'ibyago bikomeye. Imana iboherereza ibyago, banyagirwa n'imvura. Amazi yica nabi, yemwe amazi yica nabi, amazi yica nabi. Iyo umuntu arohamye mu mazi, amazi aca mu kanwa, amazi aca mu mazuru, amazi aca mu matwi, umuntu agapfa nta rwinyagamburiro. Rero nawe ndakwinginze, ntago nzi inkuge wabazi iyo ariyo, ariko nakugeranyije inkuge. Nibwo ngo ushobora kuririmba nuko ubazi inkuge, ushobora gusenga nuko ubazi inkuge, ushobora guhamya Imana uvuga ubutumwa bwiza nuko ubazi inkuge. Ibyo byose urimo nta mahoro, ibyo byose urimo nta munezero. Wibyina nk'akazaza, wivuga ngo ubwami bw'Imana ntago buzaza, nyamara Imana izaza ye guceceka. Niko Dawidi yanditse, aravuga Imana izaza ntizaceceka, nyamara Imana izaza. Yemwe bene data, turabinginze kugira ngo mwinjire mu nkuge, dore imvura izagwa. Yemwe muvuga ngo ni ku bwa Nowa, ngo niko byahoze, ngo ntabwo izagwa. Nyamara abo ku bwa Nowa barategereje, bategereza imvura. Igihe kigeze, Imana isohoza icyo yavuze, imvura iragwa. Ndakwifuriza kwirinda, ukarinda umutima wawe, ukarinda ubugingo bwawe, kuko imvura izagwa. Nyamara Imana iragukeneye, Imana iragushaka, irashaka kurinda ibyo kwizerwa. Imana ikeneye kubikira ijambo ryayo mu mutima wawe. Niko Dawidi yanditse, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye, ngo kugira ngo nagucumuraho. Nawe ndakwinginze, gira icyo ubika mu mutima, gira ijambo uvugana n'Imana. Saba Imana ikuganirize, saba Imana ikuvugishe, saba Imana ikubwira uko ugiye kwitwara, kuko imbere hano imvura
imvura izagwa, imvura izagwa, si ku bwana wagusa ibyago byateye isi. N'uyu munsi Imana irashaka ko wibuka yuko ariyo itunze isi, yohereje kovide, urabona abandi barapfa, urababona ndetse urabumva, urasigara. Icyatumye Imana igusiga ikrete muri Tito aravuga ngo icyatumye Imana igusiga ikrete kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ese uri gutunganya iki k'ejo hazaza utazi uko bizagenda? Nyamara saba Imana igutwikire, injira neza mu mutaka w'Imana, injira neza mu burinzi bw'Imana, kuko imvura izagwa. Yemwe bene da, ndabingingira imbabazi z'Imana kugira ngo mwegere Imana. Muririmbyi arakomeje aravuga ngo none natwe dufite iyo nkugi. Haleluya! N'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza, ureke kurimbuka. Umubyeyi wakubyaye ntiyaguha agakiza, ntiyaguha amahoro. Agakiza ni ikinege. Hari abari babirimo kera baravuga ati twebwe twarakijijwe, dutegereza Imana turayibura. None abantu bahinduye agakiza viziyo, barambara uko bashaka ngo turi muri viziyo, barigira uko bashaka ngo ni agakiza ka viziyo. Agakiza nikagira pirate na viziyo, ahubwo agakiza gahora ari agakiza. Agakiza nikagira isura, agakiza ni agakiza. Agakiza nikagira ibara, wigashakira amabara, wigashakira isura. Niba ushaka amahoro ngwino winjire mu nkuge. Agakiza ni ikinege, agakiza nikagira mukuru wako, ntago kagira murumuna wako. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo. Munyarwanda ngwino uhitemo. Mbese urahitamo gupfa urimbuwe n'umwuzure? Mbese urahitamo kurimburwa n'urupfu? Mbese urahitamo kubana na Kristo uzaduha ijuru, uzaduha ubugingo? Urahitamo iki? Ndifuza kuhitamo neza. Imana idufashe. Dufite iyo nkuge, n'agakiza twahawe na Yesu. Ikiguzi ni amaraso yameneye ku musaraba. Niba uyashaka ngwino wihitiremo agakiza k'Imana, ureke kurimbuka. Imana nibane namwe kandi nimugubwe neza, nimwakire Yesu. Niba ushaka amahoro, ababuje amahoro n'ibyaha, nakwinginze ngo ushaka agakiza, ubujijwe amahoro n'isi. Isi iratubabaza, yegera Yesu niwe utanga ibisubizo bizima. Niba uri ku mutima gucira urubanza, kumva ukeneye guca bugufi imbere y'Imana, ca bugufi dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo dusabiye abantu bawe imbabazi, basanze bagomba guca bugufi, babuze amahoro mu mutima. Tubasabiye amahoro, turifuza ko wururuka mu mitima badukurikiye. Umuntu wese ugushaka mwiyereke, utanga agakiza. Hatagira umuntu iyi mvura isanga mu byaha, hatagira umuntu iyi mvura isanga arimbuke. Ahubwo turifuza yuko umuntu wese agirira umugisha ku Mana, akakira ubugingo buzima, akakira agakiza kazima, akakira amahoro mazima. Imana ikabana na buri wese. Hereza buri muntu wese umugisha, umvishije ijambo ryawe, umvishije ubutumwa bwo muri iyi ndirimbo, akifuza guhindurwa n'imiburo y'ijambo ryawe. Urakoze kubera kuri imfura, urakoze kubera kuri igisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Amen.